umeze neza? Yego meze neza. None se mama hano hafi hari ahantu umuntu yahahira ibyo byo kurya? Oya hafi aha ntahahari. Ibiryo byo kurya zamukira hano uranyura hano. Hariya hirya imbere? Yego. Ni kure? Oya ntabwo ari kure. Yego. Mwiriwe, nta mukobwa muto mutoya mwiza ukunyuzeho yirukanka. Imikino yawe hala we reka nze tubonane. Dani, akira uvugane na boss. Boss wese kandi umva wikwigira umwana hano, vugana na boss kandi ugire vuba vuba. Yego boss. Meze neza nta kibazo. Nizere ko ahuri nawe nta kibazo waba ufite. Nje nta kibazo ufite sha. Nizere ko ufite nta kintu umutangaje kuri za gahunda zose. Boss nta kintu nigeze mutangariza, nyizera nta kibazo pe. Ugomba kwitwara neza ukamenya ko uri umugabo kandi wagira ikibazo ko nzagukurikirana sha. Urakoze boss. Ndakumva nta kibazo. Urakoze cyane. Sawa. Urakoze cyane mu nkore y'umuti. Umva rero mubwire. Yego. Nta muntu ugomba n'uyu n'umwe ugomba kumenya ko tuzanya hano. Urumva? Urakoze cyane. Ukomeze wijijishe. Mama urumva umerewe ute n'abarwayi bawe? Ubwo rwose sinakubeshya ntakomeza. Babona bari ibibazo. Tekereza nanifite ikibazo cy'umwana wanjye wabuze. Noneho nkubitiyeho n'ikibazo cya muramukazi wanjye urwaye. Kandi urareba ko umusaza wanjye niwe wari warishyize muri gahunda yo gushaka umwana. Urumva rero ni ibintu biba bikomeye, kwihangana biba byanze pe. Biba byanze. Yo ni ukwihangana mubyeyi. Gusa ntiwitakarize icyizere. Ndabizi neza ko uriya mwana azaboneka kandi azaboneka mu gihe gikwiriye. Muga ntabwo nitakariza icyizere ariko nawe urumva ni intambara ziba zikomeye. Umwana niwe nagiraga wenyine, niwe wampaga buri kimwe cyose, niwe nitabaza kandi uriya mwana wanjye yaramburiye. Kugira ngo umwana akure yarambunnye pe. Natekereza kuba nsigaye mu rugo njyenyine, natekereza ukuntu muramukazi wanjye arwariye aha byose bikancanga. Urabona musaza wanjye ntari mu kazi, ubwo se ko ari we wamfashaga ikibazo cyose. Ihangane mama, no gusenga ubundi Imana izakora ibyayo kandi izabikora neza. No gusenga amasengesho niyo ya mbere naho ibindi bizikora. Umva rero muganga bajya baca umugani umukobwa
aguye ndahatera utwatsi fasha pe wa mugani w'abarokore nawe nsengere hanyuma ture nibura ko umuntu yagira uko n'Imana ibikora we masengesho yamfasha kuba gusenga hangane rwose nakomeye kumva mugakabaye njyewe nakubwiye ko usibye kuba twarasenganye nta kintu kimwe twabona. Uraguze ko usetsa urashaka kuvuga ko utari uzi ko uriya mugabo afite umugore kandi reka kubwira nutavugisha ukuri ko Imana birangira nawe. Ewe, mama wangu. Yes, Maria. Umva Fide. Nakumva. Fide, ibyo urimo byose bivemo mama wanjye ndabona ari kubyuka. Vuba wiruka yo ntabara. Tebuka Fide. Okay. Ndaje nguvugisha mu kanya amakuru yame ndumva ashyushye vuba. Mu kanya. Nase wowe ku kirano bimeze bite? Bari ngo ndumiwe. Ngo ndumiwe. Bigenze bite cyane? Umva nari magaze hano. Ndi kumwe na Fifi. Ngiye kubona mbona haturutse ikimodoka. Kirimo umugabo mwiza, muremure. Ubyumve ngo mwiza. Hajya mbona kiri kwiba Fifi. Naho baziranye. Kikongera kikareactinga naho bataziranye. None njyewe numva birancanze pe. Ndavuga se uyu muntu koko yaziranye na Fifi cyane. Uzi gitangaje kurushaho. Birangiye Fifi yinjiye mu modoka yiwe. Ndabirebye neza numva ndumiwe. None sha uriya mukobwa ni Fifi. Ngira ngateye ubwoba. Gusa ibintu byose gitangaje ni iki? Ariko uriya ni ibice kandi urabizi. Kora ubwo birakariyemo wowe kandi. Ntabwo nabirakarira gushira. Uriya ni inshuti yawe. Numva byambabaza. Nta nubwo bindakaje kandi. Birasa byambabaza. Ntabwo kuri inshuti yawe. Kugenda. Hey. Ngwiki? Gari mu bitaro? Okay. Naje. Watwaye neza wa mugabo. Wagiye neza. Bambwire Fifi. Sishaka kongera kumvugisha. Wongera kuvuga kugeza igihe. Wenda ceceka gute mbona urimo uragenda nagushaka gushira ubuzima bwanjye mu kaga. Yenda njya mu gaso byawe ko nubwo bagombaga. Asoba cyo. Ni ufite ubukuru kugenda nawe. Akora bizigaye ngo akamubwiza ukuri wakintu. Man, no munsi twishinze manzi ntabwo twarya pe. Katujye kurangiza uriya mugore. Man,
ubona se ukomeza guturaburiza kuva yahura urabizi kuva yahura n'irandege iri hariya iwe nawe ujya ubibona umuntu agerayo indege n'indege n'iki kuva yatubanye imbwa ntabwo uratwamwishinga ngo turye baro biri kundya buriya njye ngasigaye turaburiza byatanje ariko mani kuba ari boss ntabwo bivuze ko uno munsi twaburara tujye kurangiza uriya mugore nawe tukubona nino karitiye n'abantu barimo abantu fresh ducanganye fresh nyine nta muntu wari waza kugira ngo umuntu kubona n'inzara weruka kurya ariko nta kibazo. Gado? Jojo. Yes, Jack. Waba waranyibutse? Umva mubwire. Wapi mwana ntago ari ikibazo cyo kuba ngo no kukwibuka akazi kari karambanye kenshi byasa. Aha. None se ahubwo umva mubwire ko nahamagaye Fifi telefone itariho kandi mukeneye cyane wambabara ukambwira nari nibo waba uhazi. Sha, nyine. Oya, Fifi ahubwo yagiye kureba umuntu. Allo? Allo? Jojo? Singo yaba nkubye byibuza yumvise nibyo mubaza. Akojo, usko wanga Fifi. Ni ngombwa se ubwira ibintu byose yagiyemo. Ako se, ntawe ngo sinzi ikibazo Fifi. Rusajya ngo mubeshye kandi ambajije. Nzaharo yagiye. Reka nkubwire, ikintu cyose mbere yo kujya kukivuga, ujye umenya ko kigira inyishu yacyo. Ibyo ntabwo ari byo rwose. Intambajije ariko kandi ntabwo nari kumubeshya.
Bakobwa beza. Bitese. Sawa. Nta kuntu mwajyamo nk'abari mfite nk'abagenzi bene sister. Oya, dufite gahunda zacu. No. Nyamara ndagushaka byihutirwa waje nkakubwira nta kibazo. Oya. Oya ngwino sister. Come on. Ndagushaka byihutirwa. Mami. Ndavuga. Sawa. Oya we ntabwo tujyana. Sije. Reka njyane n'uyu wenyine. Mba nkubwira ifi udahera sohoka muri ino modoka kuko nimbeshye ugasohoka nawe uraza kwita umufatanya icyaha. Hari akabazo gato mbonye ngaha kwa muganga ngiye gukemura ndaje. Hari akabazo nutinda njyewe ndagenda kuko nta cyaha nishinja. Hari akabazo bizangaha gato ngiye gukemura ndaje. Nutinda nyine njye ndagenda. Uvuye ko udasohoka muri modoka. Karame. Erega uri mu magadi muri dushe nari ngiye guhindura imyenda. Ariko si bimeze biti ko umuntu udatuje bimeze biti. Ibi ni amahoro. Uzi ko mbagagira ngo umuntu wagiye neza neza arapfuye. Ariko bise binyuze ikindi kintu pe. Gusa nyine nta kundi ni ukwihangana. Umva Fide. Nejejwe nuko umudamu wawe yorohewe. Ari kumva akanavuga. Ariko se nkubaze. Na n'ubu nturamenya amakuru y'umwana wanjye. Ntabwo araboneka. Umva nkubwire Fide. Ndumva mfite ubwoba bwenda kunyica. Ubu koko umwana wanjye ntiyapfuye. Ariko urabizi n'ikindi Fide. Ntabwo nzongera kurya, sinzongera no kunywa. Kuva ntarabona umwana wanjye ntabwo nzongera pe nishaka nenda nanjye nzapfa. Nishaka nzapfa. Ariko marika ibintu by'ubwoba. Ni buri gihe maramubwira ntukabyureke ibintu by'ubwoba rwose. Uri kunyumva? Ndajya mubwire ko umwana wawe ari buboneke kubyagenda kose. Iki kirego nakinjiyemo nagikandagiye nta muntu uzamuburisha. Kandi ikindi kubwira ubwo tuvugana aha ngaha abasore banjye bamwiga bose kandi bamubona byanze bikunze. Fide wahageze? Nahageze amakuru birakomera. Wahagereye ku gihe. None se umugore mu Rwanda ameze ati? Umugore wawe biri kugenda biza gake gake urabona ko byibuze uko biri. Mbere ubwiye muganga. Urabona ko urakoze ibizami by'umugore wanjye. Ukurikije uko wabibonye nta kintu hambere ajya bakishima y'urwego rw'umugore wanjye uburyo yayirinze agera burya kwereka mbere buryo. Ntacyo pe. Umugore wawe ameze neza, ni ibintu bisanzwe ashobora kuba kubera ibintu byamubayeho yarikanzemo gato kandi si byiza. Ubwo rero ari mu buribwe bw'ibyamubayeho bishobora kuzagenda neza bigakira abakibitekereza ntabwo yari yabyakira neza. Araza kumera neza rwose wihangane. Ubwo ameze neza ni sawa. Ni ukukomeza kumwitaho gake gake bizaza. Kandi namwe mukomeze kwihangana. Ntabwo ndetse kwihangana ni byacu rwose. Fifi. Akino business card yanjye. Nugira amakuru mashyashya umenye umbwire. Nakubwiye yuko ibyo bintu nashaka kubijyamo. Ikindi ngenda umuzamu w'imodoka yawe kuki wanzanye ukansigamo hano. Mvara nkubwire Fifi. Wakwigize nta ntawagira gute. Umenye ko kino cyaha hano wagikungira. Nushaka gufata ino business card ugenda.